dore rero ibyo wahishwe bigiye gutuma umenya uwo uriwe n'Imana yawe. Ese Imana utabwirwa n'iyihe? Uko ugiye kubyumva uyu munsi birahita bihindura uko utekereza Imana, uko ufata Imana, uko wiyumvira Imana. Imana wibaza urahita uhindura uyu munsi imitekerereze yawe. Ese ujya wibaza impamvu amasengesho yawe usenga ariko amasengesho ukabona ntagasubizwa? Ni ukubera ko usenga werekeje mu cyerekezo kitari cyo, usenga Imana itari yo. Dore ukuri rero amadini yaguhishe batigera bakubwira na gato, kuko nubimenya ntabwo uzongera gusubiza amaso inyuma ngo wongere ujye mu madini gusenga ibishushanyo. Ibi rero bikaba bigiye guhindura ibyo wizera byose n'imyizerere yawe n'imyemerere yawe, kuko urahita utangira kumenya ukuri uko ariko ukuri wahishwe. Byinshi mu byo wigishijwe rero byerekeranye n'Imana bihabanye n'ukuri cyane kure. Wigishije gusenga Imana iri kure, ko Imana iri kure yawe ugomba kuyisaba ubufasha ugategereza ibitangaza. Ariko dore ikintu gikomeye, imbaraga usenga ushaka ntabwo ziri hanze yawe, ahubwo ni ukumenya ubwenge bukurimo, ukimenya uwawe ubwawe. Nk'uko uri kumva aya magambo nkubwira ukabitekerezaho, iyo mitekerereze yawe, iyo nyurabwenge yawe uri gukoresha, burya Imana ni ya Mana iri muri weho, niyo Mana iri muri weho, ntabwo babikubwiye. Dore impamvu rero abantu benshi basenga amasengesho ntasubizwe bivuye inyuma ariko ntihagire ikivamo. Ni ukubera ko basenga ya Mana bavuga ngo iri hanze. Uko ukomeza gusenga uhamagara Imana iri hanze, niko ahubwo urushaho kwitandukanya n'Imana ikurimo mu buryo utazi. Ugira uti Mana wewe uri hariya, mfashe ibi n'ibi n'ibi, ndi hano ngewe, hari icyo mvubuze, kimfashe kinkorere. No, ibyo biwemerewe, iyo myemerere yawe ukavuga uti reka nihuze n'Imana indimo ndebe ko nagira impinduka. Ikosa rikomeye rero batatubwiye ni uko batubeshye ko Imana iri hanze yacu kandi Imana iri muri twebwe. Ibyo byose iyo ubimenye nibwo urushaho kwinjira mu mwuka ugasabana na rya jwi rikurimo, kuko wamaze kumenya ukuri. Imana ntabwo ari ikintu, kandi Imana ni ukumenya. Nyumvire yuko Imana yaremye abantu, iri kumwe natwe, natwe turi mu Mana. Katurebe rero, Imana ntabwo ari ikiremwa cyicaye ahandi ngo kigutege amatwi kiri kure cyane. Imana ni ukumenya n'ubumenyi bwawe, uko wihuza na ya Mana ikurimo, atari mu mvugo gusa, ahubwo no mu kuri no mu bikorwa, ukamenya ugasobanukirwa. Uko niko kumenya Imana. Imana n'ubusabane bw'Imana buri hose, buwukikije kandi burimo imbere yawe. Wibuke Kristo yaravuze ngo ubwami bw'Imana buri muri weho kandi buri n'inyuma yawe. Bivuze ngo iki? Hano turi natwe ubwacu imbere, iyo ubashe kubimenya burya wagikemuye. Isengesho ntabwo ari usaba, isengesho ni ukumenya. Ntusaba Imana gukosora ikintu iki cyangwa ikindi, ahubwo umenya ko Imana ifite ubuziranenge kandi nta kajagari ikoreramo Imana. Gukira kwawe ntabwo ari ugukosora icyangiritse ngo nakoze nabi nagize gutya, no, ahubwo ni ugaragaza ko nta kigize cyangirika, kubera ko Imana yatumye biba, yari ibizi kuva kera na kare. Ahubwo ukibaza uti Imana yabiteganyije ite, irabibona ite? Ugashaka kumenya, niko gukira. Impamvu rero ibigaragarira amaso bihinduka iyo umaze kumenya, nuko wamaze kumenya ko Imana igaragaza ibintu igihe cyose, ariko twe ntitubona. Ni bya bindi bavuga ngo dufite amaso ntitubona, dufite amatwi ntitwumva. Iyo umaze kumenya rero ibintu birahinduka, atari uko Imana yinjiye ngo izi gukorera ibintu, ahubwo ari uko wamenye. Niyo mpamvu ugira gutya ukabona, iyo umaze gusobanukirwa, ugira ubwo butunzi, ukagira amahoro, ukagira ubwenge, maze ukajya muri bwa busabane n'Imana ya Mana ikurimo. Ibi rero kuki babiguhishe no kubera iki?
ni uko bishyira mu kaga amadini yaguhisha ibyo bintu byose, kuko iyo umaze kubimenya ntaho uba ugihura n'ayo madini, ntabwo uba ukeneye abahuza, inzego cyangwa ngo bisabire uruhushya, no, ntabwo uba ukirwana ngo Mana ngirira neza, kuko uba uzi neza ko Imana ihari uri kumwe nayo. Ari nayo mpamvu izi nyigisho zahishwe zijyanwa kure cyane kugira ngo utazimenya, kuko uzaramutse uzimenye byaba birangiye. Gerageza rero kwitoza kumenya ibintu kugira ngo ibintu byose bihinduke. Dore uko wabigenza. Niba ugize ikibazo wikirwanya, ntugihakane, fata akanya ahubwo wibaza uti Imana ubu uyu mwanya irambona ite? Ntabwo ari uko wifuza ko Imana ikora ikintu, ahubwo wimbwire yuko wiyumvishe neza ko ibyo byarangije kuba kera. Ujye wibuka Kristo aravuga ngo ikintu wibwiye ko cyamaze gukoreka kiba cyamaze gukoreka. Urumva ko ibintu byose barabitubeshye, kuko niba Kristo akubwira ngo iyo wamaze kubona ibintu ko byakoretse byamaze gukoreka biba byarangiye. Niyo mpamvu ahubwo twebwe tutajya tubimenya, noneho ntibikoreke kubera ko tutagize imyizerere yuko byakoretse bitari byanakoreka. Urabyumva? Impamvu rero ibisubizo bimwe na bimwe bitinda ukibaza. Kumenya ntabwo bihita bihindura ibintu ako kanya, ahubwo kumenya niko kubanza ibintu bigahinduka gahoro gahoro, ugafata icyerekezo, numara gufata icyerekezo nyakuri ugahita umenya ko ibintu byabaye mbere y'uko binaba. Abenshi rero nahanga bacikira intege iyo bategereje impinduka bakabona ziratinze, bahita bivamo bagahita bitera icyizere. Ntuzitere icyizere, ahubwo uzarushaho kwigirira icyizere. Reba rero mu rugendo urimo rwo gushaka ukuri, menya icyo ushaka, umenye ko ushaka usabane n'Imana, iguhe nyirabwenge yo kumenya ko ibintu byamaze gukoreka bitari byanakoreka, wizere bihambaye kubera ko ya Mana ikurimo, ufite usabane n'Imana, Imana yabigennye iri muri weho nawe ukaba muri yo. Noneho nidutangira kurushaho kwizera yuko ibintu bikoreka mbere y'uko binaba tubibona kubera ko Imana yabigennye, aho niho tuzatangira gutsinda. Reka ngusabe rero, reka gushakira Imana hanze yawe, ahubwo gerageza ujye mu busabane n'Uwiteka. Menya ko waguhanze uhoraho yahozeho kandi ariho kandi ari mu rweho. Uko niko kumenya Imana nyako, Imana nyirizina. Iyi nyigisho rero nizere ko ihinduye imyumvire wari ufite ku Mana n'uko wayitekerezaga n'uko wayibonaga, ikaba ari intangiriro yo kubaka ugusenga Imana bikwiriye, uko tuzagenda tubimenya buhoro buhoro, kandi nta kabuza uko kuri tuzagutahura. Ntugushimire rero twabanye. Imana ikomeze kurinde. Shalom shalom, toda raba tov meyot.